Shalom bakunze ibiganiro bya Bread of Life umugati w'ubugingo twongeye gushima Imana ko mufasha akanya kanyu kuza kuri ameza dusangire ibyo Uwiteka yadushize ku mutima. Uyu munsi mukaba muri bubane nanjye Mama Bijou kuri Bread of Life, ariko ndi kumwe n'abashitsi ntabwo ndi jyenyine, kandi tubashimira umwanya mufata wo kuza kuri aya meza dusangira ijambo ry'Imana. Nagira ngo rero mu bashitsi turi buganire uyu munsi harimo Mama Françoise musanzwe mumenyereye. Nagira ngo musabe adusengere hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Yego urakoze Mama Bijou. Reka twese dushime Imana twongeye kugushima kuri uyu munsi udasanzwe, umunsi waturemeye, umunsi mwami mwiza wabanye natwe, watugiriye neza. Nukuri turagushimira ku burinzi bwawe, uko bukeye uko bwije tubona ukuboko kwawe, uko bukeye uko bwije Mana ukomeza kutugaragariza urukundo rwawe. Turaguhimbaje, turagutumiye rero mwami ngo usube hagati yacu. Nukuri reka kuri aya meza twumve ijwi ryawe, uvugane n'imitima yacu kandi uvugane n'imitima y'abazadukurikira bose. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Françoise urakoze kudusengera cyane. Yesu agumugisha. Rero umutumirwa wacu uyu munsi turamwakira muri cya cyiciro cy'ubuhamya. Twarababwiye ko dufite inzego eshatu dukoreramo, harimo ubuhamya, gusangira ijambo ry'Imana, icyo bita débat cyangwa debate, tukavuga icyo Imana itubwiye, ariko hakabamo n'ijambo ry'Imana birumvikana. Uyu munsi rero turi mu cyiciro cy'ubuhamya, nagira ngo tumwakire atubwire amazina ye n'ahaturuka. Amen. Nitwa Maria Mukakirangwa, ntuye mu karere ka Kicukiro muri Niboye. Amen. Nagira ngo utubwire hari itorero usengeramo, umushumba wawe ninde, kugira ngo nabyo tumenye. Ashobora kuba kureba, biba byiza bene data nabo banezerewe kumva ko hari umuntu aje kuvuga Imana kuri aya meza. Ndakijijwe, nkunda Yesu, nsengera mu itorero ryitwa Blessing Center Church. Riyobowe n'umushumba witwa Apotre Paul Mucumbitsi. Amen. Turashima Imana ko ufite umushumba. Turabasuhuje abantu bo muri Blessing Center. Imana ibahe umugisha cyane. Mu munsi rero umubyeyi wacu nagira ngo dukomezanye Françoise, twagira ngo tumenye ko ari umumama. Twe dukunda kwiganira turi abamama. Ese ufite abana bangahe? Mfite abana 5. Imana yampaye n'abuzukuru, mfite abuzukuru 14. Amen. Abana 5 n'abuzukuru 14. Urumva ko imyaka Imana yabashe kubona muri uko kubaho kwe. Ariko nagira ngo mwibarize mu ncamake, ntabwo mwigeze mutubwira kubyerekeye umutware. Ese bimeze bite kuri iyo statut? Twashaka kumenya uko byifashe. Umutware ntabwo akiriho, yapfuye muri 1996, amaze umwaka umwe atahutse muri iki gihugu, aje muri iki gihugu. Tubishe ko yatashe, ni ukuvuga ngo babaga mu gihugu cy'amahanga, ariko ibyago birahaba. Ariko intego cyangwa se imbere buno buhamya twagira ngo adufashe umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana atubwire ubwo buzima mu ncamake, uburyo ko byari bimeze. Bano batubwiye abana 5. Ese ashobora kuba yaratashe abana bangana bate? Ese byari byoroshye? Mwatubwira mu ncamake uko byari bimeze mbere. Uko byari bimeze mbere nyine twari tukigera muri iki gihugu, afite akazi nanjye nkora. Hanyuma rero amaze gutaha, urumva ko byahise bihinduka, byahise bikomera. Nahise mbona ko ubuzima buhagaze, byari ibintu bikomeye, kuko abana 5 bari bageze mu myaka inagoye kurera, bari muri za adolescence. Nta mwana muto cyane wari uhari, bose bari 4 bari muri secondaire, umwe niwe wari ukiri muri primaire. Rero urumva ko abana 5 kubarera uri umwe ntabwo byoroshye. Byahise bikomera, ubuzima burakomera, nabonaga bukomeye ko bitoroshye kubarera jyenyine. Birumvikana. Abana 5 muri uyu mujyi wa Kigali, ariko nagira ngo nsabe Mama Françoise nanze kubabwira, ariko nagira ngo atubwire isano bafitanye n'umubyeyi ari hano
ariko nanjye rirahari rimwe tuzakora ikiganiro cyabyo ariko kubera intumbero y'ubuhamya dufite uyu munsi nagira ngo Françoise atubwire gato nawe kuri ubwo buzima n'isano bafitanye n'umubyeyi dufite. Yego murakoze. Nk'uko abivuze ntabwo byari ibihe byoroshye. Ngewe isano dufitanye ni mama, ubwo muri abo batanu nyine ndi umwana wa 4, ariko muri ubwo buhamya mbese ni nkaho navuga ngo ni ubuhamya dusangiye kuko ni ibintu mbese byatugwiririye twese. Murabizi umubyeyi umupapa aba ari inkingi ikomeye mu muryango, rero ntabwo byari bitworoheye na gato kuko twumvise ari nkaho isi tuguyeho, twumva nkaho ubuzima bwacu buhagaze. Birumvikana cyane. Intego yacu uyu munsi yo kuganira ku byerekeye ubwo buzima, numva ko bitari byoroshye, ariko nagira ngo mvuge ko ni ikibazo cyabaye, ntabwo ari ibyago dusanzwe tuzi byabaye hano mu Rwanda. Ni uko Imana yabishatse, ariko turashima Imana ko muri uko kubabara, muri uko byari bikomeye mwashoboye kubaho. Uyu munsi ndabona twicaranye, ndabona muvuga Imana. Nagira ngo byihangane dusubire kiriya gihe mu rwego rwo kugira ngo dufashe abantu. Ni iki wahise bibwira mu mutwe nk'umubyeyi usigaranye abana 5 mu rwego rwo gufasha umuntu arimo kutureba ashobora kuba ageze muri biriya bihe nyine tuje kugira ngo tubashe kumufasha? Byari bikomeye cyane. Nahise mbona ko ubuzima burangiye, simbizi se ubuzima buzakomeza gute, abana nzabashoboza iki, abana baziga gute. Uhita wibwira ukabona ibintu byose, ukabona ibibazo byose biri imbere yawe. Twari tutarubaka, numva ko aribwo twari tukigera hano nyuma ya jenoside. N'abavandimwe banjye bamwe barapfuye, umuryango w'umugabo nawe bamwe benshi barapfuye. Urumva byari bikomeye cyane. Ntabwo rero umuntu yabonaga imbere, ariko aho niho Imana yadusanze. Yego, aho niho Imana yadusanze kabisa. Turaza kubigeraho. Françoise wowe nk'umwana, sinzi niba wari muto cyane kiragiye, ni iki mwahise mwumva nk'abana? Ese mwabonye mwumvishe bimeze bite nk'abana bato mubona umupapa aragiye, mwabyifashemo mute? Niba wibuka neza icyo gihe, ariko niba wari muto nta kibazo. Urumva nari muri secondaire, nko mu wa 2 mu wa 3. Ntabwo urumva ko ntabwo, nkuko nabivuze, ni ikintu cyadutunguye cyane kuko ntabwo yarwaye. Yagiye ku kazi mu gitondo nk'ibisanzwe, nimugoroba nyine turategereza ko ataha, ntiyataha uwo munsi. Urumva iryo joro ryari ijoro ry'icuraburindi. Urumva umuntu umuzi ko agiye ku kazi, mukicara mugategereza ijoro ryose. Bukeye burinda bucya amakuru ataramenyekana. Urumva ko buriya iyo utarwaje umuntu mbese biza ari ibintu bigutunguye ku buryo urumva nk'uko mama yabivuze, nibwo twari tukiza mutaramenya neza, mbese mukisuganya ako kanya, mu kanya gato bigahita biza. Twe nk'abana twaricaraga twumvise dusa nkaho ducitse intege, dusa nkaho twibaza ese future yacu cyangwa se imbere hacu hameze gute. Urumva aho abana mwari mumenyereye, papa Minervale niwe muyisaba, papa ndashaka iki, rero bikagira bitya bigahinduka. Nk'abana twarahungabanye cyane icyo gihe. Dushingiye kuri iryo hungabana, mama ngiki ushobora niziye nama wagira nk'abana wari ufite abana bato batangiye nko kubyiruka, eske barakoroheye nk'umwana ashobora kuba iki kintu kibaye uyu munsi, niziye nama wamugira kugira ngo yorohere ababyeyi, umubyeyi mwasigaranye cyangwa se umugore ugize icyo cyago, niziye challenge umuryango witugira iyo hari umubyeyi w'ubuse? Nakoze urumva umubyeyi umwe iyo atagihari, usigaye agomba kumenya
gufata izo nshingano yego ugahagarara mu mwanya wa se w'abana ugahagarara no mu mwanya wa nyina wabo ukamenya ko hagomba kubaho ikintu cy'igitsuri ngo nanone ukamenya no kuba umumama ukaborohera ukaganira habagaho kuganira rwose tukumvikana kuba na se abana nta gihe gishobora kuba bakarusha nk'umubyeyi wabo icyo gihe ko bari babyibutse babasaba wenda nko kugira disipurine n'ibindi wowe wakoresheje uwuhe muti nta muti ukomeye ni ukuganira nabo ni ukuganira nabo tukavugana uko ubuzima bumeze ukababwiza n'ukuri ukababwira papa wanyu uko atagihari hari ibitazakunda hari ibitazoroha rero tugende dufate ubuzima uko buje ikindi nakongera mama navuga ngo yari afite muri uko kuganira yari yaradutoje kunyurwa urumva turi abakobwa 4 n'umuhungu umwe rero yadutoje kunyurwa kuba urumva ibyo nibihe kera cyane abantu bumvaga abakobwa mbese ababyeyi bagahangayika ariko yatwigishije yadutoje ikintu cyitwa kunyurwa n'ibyo dufite kugira ngo tubashe kubaho muri ubwo buzima kandi no kuri Imana yarabidufashijemo ntabwo twabaye babakobwa bararikira ibintu cyane twabayeho mu byo dufite tubyifatamo neza tunyurwa n'ibyo abashije kubona ubuzima bugenda bworoha turumva ko bitaba byoroshye bantu muri kudukurikirana kurera abana birasaba disipurine nk'uko mama bitubwiye kumvisha abana ko bagomba kwiyakira nawe uri kutureba uyu munsi ushobora kuba wagira icyo cyago cyakugwiriye ariko urasabwa kugira disipurine ukemera ubuzima uko bumeze nturarikire nk'ukuntu Françoise bivuze nubwo biba bigoye ariko Imana irashoboza kubw'ibyo rero mama nagira ngo baze nizihe mbaraga wumva ese niki ko n'ubu watubwiye ngo warasinze ese wakijije muri icyo gihe niki cyaguhaye imbaraga ese niki cyaguteye gukizwa kumva abana bahise bakira ubuzima baba abana beza ntibararikira niki cyahise kigutera kumva ko ushaka Imana kuko twize ko agakiza ari ukumenya Imana ukemera ukabana nayo ukakira umucyo w'ubugingo muri wowe ukagendana na Yesu mu busanzwe nari umuntu ukunda gusenga yego ariko sinari nkijijwe sinari nzi niyo bigana ariko nakundaga Imana ngakunda gusenga rwose kuva na kera naho twabaga nagiraga groupe y'abantu dusengana tugasenga mbese nakundaga Imana no muri ibyo byago narasengaga ariko noneho nza kugira amahirwe yo gukizwa nza gukizwa mu bihe bitari birebire Imana niba yarabonye nari mfite inyota yo kumenya ijambo ry'Imana nahise nkizwa nagize amahirwe mbona ubutumire abantu twari duturanye noneho barambwira ati hano hari amasengesho ya minisiteri yitwa Full Gospel njyayo ntigishwa donc baravuga ijambo ry'Imana ubutumwa bw'uwo munsi numva binyuranye n'ibyo narinzi buriya rero nyine ngo tuzamenye ukuri ngo ukuri kuzatubatura aho niho namenyeye ko agakiza ari Yesu amena kandi ko nta yindi nzira dukwiriye kunyuramo atari ya Yesu mu buryo nakundaga gusenga nashakaga kuzajya no mu ijuru ariko noneho ya nzira ntabwo nari nyirimo ubwo rero noneho numva ubutumwa bwiza bavuga ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ijambo ry'Imana riri muri Yohana 14:6 ubwo rero maze ndavuga nti niba ariyo nzira nanjye niyo ngomba kunyuramo nuko nguko nakijijwe Imana ishimwe rero Imana ishimwe Françoise aricyo wakongeraho kuri ibyo ikintu nakongeraho
kuko nigeze kubibaha mu buhamya Imana yari yarangiriye ubuntu ninjye wakijijwe bwa mbere mu muryango wacu ubwo ibyo byago bikiza narasenze ndasenga ndavuga ngo Mana iki nicyo gihe ukwiriye kwigaragaza mu muryango bakubone babone ko uriho babone imbaraga zawe bakubone mu buryo bwose bitume noneho bakumenya ubwo rero narasenze ndibuka ko nasabye nyine Imana ibiyereke mu buryo budasanzwe noneho mu isengesho nasenze senga nsaba ibintu bibiri ni ibintu bibiri numvise bikomeye numvise mama atashobora muri bwa bushobozi bwe ariko icyo gihe nasabye Imana ibintu bibiri nsaba Imana ikore igitangaza iduha inzu icya kabiri nsaba Imana sinzi ukuntu ibigenza ibya Minervale ibyiyokipe amen ubwo muri ayo masengesho umva byari ibintu bibiri bikomeye kandi numva bizamugora cyane nayisabye mu by'ukuri ntumva aho byaturuka ko byewe mu kwizera kwanjye numvise ko Imana ari cyo gihe ari okaziyo mbese izatuma babona ukuboko kwayo amen wumva ko Imana yahise yita ku muryango nyuma yo kwakira agakiza cya mbere abaye amahoro niba urimo kutureba ukumva icyago kikuguyeho nagira ngo ubwire ko Imana ari se w'imfubyi nubwo bari bafite mama bari bakeneye ubufasha umuryango wababaye hafi ayo Minervale yose cyangwa se izindi nzira zose Imana rero ishobora kukwitaho intego ni ukugira ngo tubwire umuntu komera Imana igira neza none nagira ngo mbaze mama wacu hano niko ushobora kubwira Imana iyo wirebye kuko abana Francois atubwiye ko yakijijwe dusanzwe tuzi n'ubuhamya bwe ariko wenda abana barakuze abana baje kumera bate uyu munsi ubarebye niko ushobora kubwira Imana wirebye cyangwa se urebye abana urebye urwo rugendo tubwiye ngo wabuze ku 14 nagira ngo tubwire niki ushobora kubwira Imana urebye uriya mugore wa kiriya gihe n'ubu ngubu kugira ngo ukomeze umuntu ariko ibaza ati abana nzabarera nte amafaranga y'amashuri nzayakura he ese bizagenda gute ese umugore ashobora kwitwara ate muri icyo gihe nagira ngo tubwire ufatanije hamwe ibyo bintu bibiri uburyo umugore yakwitwara n'uburyo ushobora kubwira Imana uyu munsi umubwira uti bizamera bitya mbega urebye uko byagenze ndebye uko byari bimeze n'ukuntu byagenze icyo nabwira Imana ni ukuyishima amen ni ukwishima cyane kuko yambaye hafi cyane yatubaye hafi mu muryango wanjye ni ukuri yafashije kurera abana ngo ni se w'imfubyi akaba n'umugabo w'abapfakazi iryo jambo ryayo ni ukuri kuko narayibonye mu mfuruka zose z'ubuzima nabonye imbere umujyanama nabonye imbere Imana ikomeye nabonye ibase w'imfubyi abana barakura no kuri ndayishima ikampa ubwenge bwo kumenya kujera abana nabwo ntabwo ari ibintu byoroshye ubwenge bwo kumenya kujera ibyo mfite byari bike ariko kampa ubwenge bwo kumenya kubijera indinda gusabiriza ntabwo nigeze nsabiriza rero icyo nabwira Imana ni ukwibwira ngo Mana warakoze wandereye abana barakura babasha kwiga nta n'umwe wabuze Minervale yagendaga ica inzira igacisha mu buryo bwinshi ariko abana bose bariga bakarangiza kugeza igihe bakuriye kandi bakuze neza ndayishimira cyane amagambo magufi turumva ko umubyeyi wacu Imana yamugiriye neza yarara ahantu yibaza ati ejo bizamera bite ushobora kuba urimo kutureba uri nk'imfubyi cyangwa se uri umumama wenyine uri kurera abana bagira ngo ugire ko Imana ariyo kwizigirwa yatubwiye ko abana bize bagiye babona abantu babafasha bishyura amashuri benshi babona ukuboko kw'Imana abana ntibabakojeje isoni ariko byose bishingiye kuki kwizera umubyeyi wabo yagize n'agakiza kinjiye mu rugo rwabo nagira ngo usabe nawe urimo kutureba ufite ibyiringiro bike mubwire ko Imana ishobora kuguha amahoro kandi ejo hazaza ufite ubwoba birashoboka ko igisubizo cyaboneka ariko nagira ngo tumusaba kurangiriza twenda kurangiza Francois ari abantu umva washimira bagize umumaro
cyangwa se ijambo wabwira umuntu kugira ngo arebe Imana cyane, kuko izana ubutabazi. Hari igihe kenshi abana tureba papa mama, ariko Imana ishobora kuzana abantu bazima, igihugu se porogaramu nziza zikaza gushigikira abantu mu ntego yo kugira ngo tugufashe wowe urimo kutureba, wowe gucika intege. Imana ni se w'imfubyi. Amen. Urakoze. Abajije ikibazo cyiza cyane, mama yabivuze, aravuga ngo hari ijambo yavuze ngo ntabwo yigeze asabiriza. Ni ukuri ndashima Imana ko ibyo bihe ari byo bihe Imana yadusanze. Imana yaje mu rugo izana agakiza, mama arayimenya, bose barayimenya, no buhoro buhoro umwe ku wundi. Ariko ikintu navuga, kuko abantu, Imana ikoresha abantu. Imana ntabwo imanuka imanura ikintu wasabye, ikoresha abantu, inyura mu bantu kandi utabasabye, ariko wenyine ukabona umuntu Imana imucishijemo ikintu. Nkuko narimvuze ngo nasabye isengesho, mu isengesho ibyo bikiba nasabye Imana iduha inzu. Urumva uri umwana ugasaba Imana inzu kuko uzi ko ari ikintu kigoye. Umuntu ashobora kwibaza ati se ko wavuze ngo wasabye Imana inzu, yarayibahaye? Imana yarayiduhaye. Bene data, Imana irarema, Imana yacu iriho kandi irakora. Kandi mu masengesho tubasha kubona ubutsinzi, mu masengesho tubona ibisubizo. Muti rero mwayibonye mute? Uburyo twayibonye bwari uburyo bw'ibitangaza. Bwari uburyo bw'ibitangaza. Mama hari aho yakoraga. Aho yakoraga ibyago bikiba, baramuhamagaza, baramubwira ngo twumvise ibyababayeho, turifuza kugira icyo dukora. Ikintu bumvise bifuje gukora kwari ukuduha inzu yo kubamo. Ariko bene data, ntabwo si ukuvuga ko ari we wenyine wari ugize ibyo byago. Hari abandi bari bafite bagize ibyago, ariko gusa twe twabibonye nk'igisubizo cya ya masengesho twasenze. Ubwo inzu tuyibona gutyo, dutura mu nzu y'akazi, Imana icyo iragikemura. Icy'amashuri nacyo Imana, ni ukuvuga ngo aho ngaho nashimira uwo muyobozi w'icyo gihe ko Imana yaramukoresheje. Rero nk'uko navuze, Imana ikorana n'abantu. Icya kabiri ni icyo cy'amashuri. Icy'amashuri hari abantu Imana yagiye icishamo, bamwe ari aba oncle, umwe akavuga ati jyewe ndishyurira uyu, undi ndishyurira uyu. Nkanjye ku ishuri icyo gihe haje amaliste, haza amaliste, byari ibintu abana twuzuzaga gusa, orphelin de père, orphelin de mère, ibintu nk'ibyo. Icyo gihe nyine nduzuza bisanzwe, fomu ziragenda turanabyibagira. Hageze igihe cyo kwishura Minerval, nsanga banshize muri liste y'abana batazishyura. Narinze ndangiza ntongeye kwishyura Minerval. Rero ni muri ubwo buryo Imana yagiye intervena mu buryo budasanzwe. Undi umu oncle akavuga ati uyu ndamwishyurira gutya kugeza mbese birangiye. Mbese izo nshingano ebyiri Imana yarazimukuyeho mu buryo bw'ibitangaza. Rero turashima Imana. Nuko nasoma verse imwe, Zaburi 18 umurongo wa 7, haravuga ngo mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Uwiteka Imana yanjye, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ibyo nakiriye imbere yayo biyinjira mu matwi. Amen. Iri jambo yatubwiye ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka. Rero ibyo duhura nabyo muri wa mubabaro, muri bya byago, ngo natakiye Uwiteka, ngo biyijya mu matwi. Rero natwe twarayitakiye, tuyisaba ibintu bitandukanye, maze iratabara. Byayigiye mu gutwi. Imana yacu ni Imana y'imbabazi, ni Imana yumva kandi igakora. Rero turashima Imana ko twayitakiye muri ibyo byago, ikadutabara mu buryo bwinshi. Turakoze Françoise gushima. Ni ukuri birakwiriye ko abantu bashimira babagiriye neza.
turashima Imana babaye hafi abana se umumama, ariko nagira ngo sabe mu wacu turangirize atubwire ijambo rigufi riri ku mutima ushobora gukangurira umumama arimo kutureba, arimo kwibaza ati bizagenda gute, cyangwa se dukangurire n'imiryango kwita ku bantu. Hari igihe umuntu ashobora kugira ibyago ukabura abantu wari ubakeneye, cyangwa se baba bakeneye gukangurwa atari uko bakwanze, ariko urumva ko gushima ni uko hari umuntu yahagurutse atekereza umuntu. Tubwira urimo kutubwira kurimo kutureba nawe ko hari umuntu ashobora kukwibuka akakugirira neza, ariko hari igihe umuntu aryama, hari igihe abantu usanga batabitekereza bakabona wenda ntibikenewe, ariko tuba dukwiye kugira umutima wo gutekereza uriya mwana agiye kubaho ate, cyane cyane imiryango ituri bugufi. Ubwo rero turakangurira imiryango, inshuti gutekereza imfubyi n'abapfakazi kugira ngo tubagirire neza nk'uko Bibiliya idusaba. Amen. Kuko Imana irabakunda cyane. Ndagira ngo dusabe mu wacu aturangiriza tubwire ijambo rigufi rishobora gukomeza yaba ari umumama uburyo yakwitwara muri iki gihe, cyangwa se abana kugira ibyiringiro. Aturangirize hanyuma dushime Imana yacu kugira neza itabara. Ikintu nabwira abamama baciye mu bintu nka biriya ni ukwiringira Imana, no gushaka Imana cyane, ariko ukareka guhanga amaso abana b'abantu, aho guhanga amaso Imana, kuko Imana ikorera mu bantu. Imana niyo ica inzira, Imana niyo mutabazi wacu, niyo buhungiro. Wasoma Zaburi 46:1-2 twumva icyo tubwira. Zaburi iravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Amen. Imana yacu rero niyo yonyine, niyo buhungiro bwonyine gusa. Uyihungiraho nayo ikazana ibisubizo. Amen. Ikorera mu bantu, ikorana n'abantu. Gikuru rero ni ukuyihungiraho ukayishaka, akaba ariyo ushyira imbere. Amen. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo rero ndangize ntanurira umuntu ushobora kuba ameze nk'uwo mama agwiriwe n'icyago, cyangwa arimo kureba abana be bato akavuga ngo bizagenda biti. Nagira ngo nkubwire ko abana b'uyu mubyeyi barakuze, bariga, nta soni bamukojeje, bakoze amakwe, babyara abana, yatubwiye ko afite abuzukuru. Nagira ngo umubwire urimo kutureba nawe ugire ibyiringiro. Imana ishobora kukugirira neza nuyireba nk'ukuntu dusomye ijambo ry'Imana. Nagira ngo rero tumusabe adusengere, ugire ibyiringiro, birashoboka ko nawe Imana yakugirira neza. Nagira ngo dusabe umubyeyi wacu adusengere turangiza. Turagushimiye Uwiteka, Imana ishobora byose, Imana nziza, Imana ikomeye cyane, Imana y'imbaraga. Turagushima Imana kubw'ubutabazi twabonye. Ni ukuri mu muryango wanjye wabaye hafi yacu, wabanye natwe, utanga agakiza. Ni ukuri uba hafi yacu, tugirira neza, abana bariga barakura kugeza igihe bashakiye. Warakoze, izina ryawe rikashyirwe hejuru. Ndasengera abantu bose Imana bari mu guca mu bintu nk'ibyo twaciyemo, ndakwinjiza kugira ngo basange, ubagire neza, kuko uri umugabo w'abapfakazi ukaba se w'imfubyi. Ndakwinjiza kugira ngo basange, ubagire neza, ubahe agakiza, ubabe hafi nk'uko watubaye hafi. Reka izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Amen.